Perezida Museveni ndetse n'abajenerali be ngo bagiye gusubira mu byumba bitegurirwamo intambara nk'uko amakuru atugera bivuga. Perezida Museveni wa Uganda yiruka guta Museveni akaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga w'igisirikare cya UPDF n'igisirikare cya Uganda agiye gushyiraho igisirikare cyatojwe bikomeye cyane cyo mu karere kugira ngo gihangane n'inyeshyamba za Allied Democratic Forces ADF ziri mu mashyamba y'inzitane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru ndende ya Chimp Report ivuga ko Museveni n'abajenerali be bateganya gusubira mu byumba bitegurirwamo intambara nyuma yo kubona ko inyeshyamba za ADF atari agafu kivugwa rimwe. Ni nyuma yaho igisirikare cya Uganda gitangarije ko kigiye gukomeza kuryamira amajanja gikomeza n'ubwirinzi bwacyo ndetse kandi gitekereza ku kugaba ibitero nyuma y'ibibazo by'umutekano bikomeje guterwa n'umutwe wa ADF ukomeje kugaragaza ingufu hataramenyekana aho izivana nk'uko byatangajwe n'abayobozi batandukanye ba gisirikare b'iki gihugu cya Uganda muri UPDF. Mu rugamba rwa mbere rwahuje ingabo za MONUSCO na ADF, izi nyeshyamba zari zivuganyemo abasirikare ba Tanzania bagera ku 10 bo muri MONUSCO. Umuryango w'abibumbye kandi watangaje ko ingabo nyinshi cyane za Kongo zishwe mu gihe ingabo nyinshi cyane za MONUSCO nazo zakuwe ku rugamba ari inkomere. Ibi byatumye igihugu cya Uganda kigumisha abasirikare benshi cyane mu mutwe udasanzwe Special Forces n'ibikoresho birimo ibimodoka by'intambara ndetse cyongera ibikorwa byo guhashaka amakuru hafi y'umupaka wa Kongo. Imirwano ikaze akenshi ibera muri teritwari ya Beni muri Kivu y'Amajyaruguru mu birometero nka 94 uvuye ku mupaka wa Uganda. Muri imirwano ADF kabigaragaza ko itoroshye. Urugero rutangwa ni imirwano ikaze yabaye ku itariki ya 10 Gushyingo 2018 ahitwa Boikine muri Beni. Uko gutara mu mitwe kwamaze umunsi wose, inyeshyamba za ADF ngo zitanyeganyezwa ngo zarasanye na FARDC n'igisirikare cya Kongo kugeza saa 5 z'ijoro. Hakomeje kwibazwa ahantu ADF rero ngo yaba iri gukura amasasu adashira ndetse n'intwaro ziremereye cyane ngo ku buryo ngo zibasha guhangamura ingabo za Loni nazo zifite ibikoresho byiza. ADF yari herutse kandi kwigarurira ibirindiro bya FARDC n'igisirikare cya Kongo ndetse ibasha gusahura imbunda n'amasasu mu mubiko. Ubushobozi bwayo bwo gushikama ikarwana intambara nyayo yubahirije amategeko y'intambara cyangwa se conventional warfare ngo bukomeje gutangaza abatari bake. Ubwo yabazwaga urugero Uganda ihangayikishijwemo na ADF kuri ubu, umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Karemire icyo gihe yagize ati ibikorwa bya ADF byahoze mu bice by'amajyaruguru ya Beni kure uvuye ku mupaka wacu n'igihugu cya Kongo. Abajwe kugira icyo avuga ku makuru y'uko ADF ngo yaba irimo irabona ubunararibonye mu ntambara itari ifite kandi ati bishobora no kwisunikira gutera Uganda. Icyo gihe Brigadier General Karemire nanone yagize ati ADF ntizigera irusha ubushobozi UPDF n'igisirikare cya Uganda, kubw'ibyo nta kibazo gisobanutse ku mutekano w'igihugu. Abaturage bacu bakwiye gukomeza kwizera umutekano. Hagati muri za 90 ati nibwo ADF yari ifite abarwanyi bagera mu 2000 yagavye igitero kuri Uganda ivuye muri Kongo ariko isubizwa inyuma na UPDF. Umuyobozi wayo mukuru witwa Jamil Mukuru ati kuri ubu akabarizwa muri gereza ya Ruzira muri Uganda aho ashinjwa ibyaha by'iterabwoba, ubwicanyi ndetse no gushimuta nk'uko byagarutswe. Ni inkuru rero yagiye igarukaho kenshi cyane n'ikimakuru rushyashya.net cyandikira ku butaka bw'u Rwanda hari mwaka wa 2018. Bavuga ko abeza baboneka mu binyejana byinshi cyane. Nge nabonye imena iba imboneka rimwe ni mushiki wabo ku isabukuru ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. N'amagambo akomeye cyane umunyamabanga makuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa Madame Rose Mushikiwabo kuri 23 Ukwakira 2021 ku isabukuru ya Perezida Paul Kagame yavuze ko asanga kuba u Rwanda rufite uyu muyobozi ari itandukaniro rikomeye cyane. Umukuru w'igihugu yagize isabukuru y'amavuko kuri itariki benshi mu bategetsi bari kumwifuriza isabukuru nziza. Madame Rose Mushikiwabo ntiyatanzwe mu magambo yuzuye ikinyarwanda cy'uwaba yaramenye ku buvanganzo nyemvugo cyangwa se nyandiko bw'u Rwanda. Kuri Twitter yagize ati bon anniversaire President, isabukuru nziza kuri Perezida wacu Paul Kagame. Bavuga ko abeza baboneka mu binyejana byinshi, icyakora nge nabonye imena iba imbonereka rimwe. Ati mutabazi watanze ubuto bwe ubunyarwanda bwatangatanzwe, ati maze ituze rigataha aho tuvuka, aturagahorana Imana y'u Rwanda. Ati twikomereze imihigo
Ni ubutumwa abatari bake rero batanze ibitekerezo bifuriza Perezida Paul Kagame isabukuru nziza. Perezida Paul Kagame akaba yaravutse tariki 23 Ukwakira mwaka wa 1957, ubu akaba afite imyaka 64 y'amavuko. Uretse Madame Louise Mushikiwabo, umuryango Unity Club Intwararumuri ubarizwamo abayobozi muri guverinoma nabo bashakanye nabo wifurije Perezida Paul Kagame isabukuru nziza, umushimira kuba akomeje kuba icyitegererezo ku Banyarwanda bose. Akaba rero ariyo magambo bakomeje kugenda abagarukaho. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'Abadepite Mukabalisa Donatille we yanditse kuri Twitter ye ko Perezida Paul Kagame ari intwari y'u Rwanda, aheraho amwifuriza isabukuru nziza cyane. Yagize ati happy birthday your excellency Paul Kagame, ati intwari y'u Rwanda, Imana ikomeze kubungabunga kugundagazaho imigisha ati y'urwunge, ati barindira ubuzima ibongerere kandi n'imyaka myinshi cyane yo kubaho, ati you are blessing to our nation, ati mu by'ukuri umugisha ku gihugu cyacu. Hanyuma hari undi wagize ati happy birthday to our excellence Paul Kagame, nkuko yagiye bigarukaho ati our president, ati impano Imana yaduhaye, ati rudasumbwa intore izirusha intambwe, Abanyarwanda turahirwa. Akaba ari Madame Wacu Julienne wahoze ari Minisitiri w'Umuco na Siporo. Richard Kwizera n'umunyamakuru, ati muturi imbere natwe tubari inyuma, ati haki ya Mungu. Undi n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko Bamporiki Edouard we yavuze ko iteka n'iteka Abanyarwanda bazahora bashima Imana ku bwa Perezida Paul Kagame. Yagize ati ibihe n'ibihe tuzashima nyiribihe, ati ngoma n'ingoma tuzashima nyiringoma, ati u Rwanda rwemye, ati kubera umutware umutangambuto akaba umutangatiro, ati intekerezo zanyu, ati nyambukiranya ibinyejana zihuza inzozi z'intwari zacu zikagena icyerekezo cyacu gihamye, ati isabukuru nziza Perezida Paul Kagame. Undi ni witwa Ridi Mutesi Mwambari, ati narebaga video umuntu yakoze ku isabukuru ya perezida wacu, ati uyu muhungu w'imyaka 3 araza turarebana, ati arambaza ngo mama perezida yagize birthday, ati ntiyego, ati kuki tutamuririmbiye, nti urashaka kumuririmbira se, ati nti nta kibazo rwose, ati turagukunda cyane Perezida Paul Kagame. Hanyuma uwo mwana we akaba yahise amuririmbira. Witwa Fiona Kamikazi Rutagengwa nawe ati happy birthday your excellency, ati Rwanda is blessed to have you, we don't thank you enough for everything that you have done and everything you continue to do for us, ati Imana y'u Rwanda ikuturindire uko bwije uko bukeye, ati ndagukunda. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yanditse ko Perezida Kagame yatumye ibyo benshi batabonaga ko bishoboka, ati bishoboka. Dukomeje gushimira Imana yakuremye His Excellency Paul Kagame, ati kakuremera u Rwanda kugira ngo mu gihe gikwiriye uzarutabarire urubohore rwongere rubeho, atuhuza Abanyarwanda ibyo abandi babonaga bidashoboka urwubake urwicaze ku ntebe irukwiriye, ati isabukuru nziza ntwari y'u Rwanda, ati God bless you all the best. Akaba ari amagambo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yabwiye Perezida Paul Kagame. Ni benshi rero bakomeje kugenda bifuriza isabukuru nziza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yujuje rero imyaka igera kuri 64. Hanyuma reka turebe mu yandi makuru make yakomeje kugenda avugwa, aho Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu yashimye uko abaturage bitaweho mu bihe byaguma mu rugo nkuko bagiye bigarukaho. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yashimye Leta y'u Rwanda uburyo yitaye ku baturage mu gihe cya COVID-19 ikabasha gukemura bimwe mu bibazo byabangamiraga uburenganzira bwabo. Ibi yabitangaje ubwo yamurikaga raporo y'ibikorwa by'umwaka 2021 yamurikiwe mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda imitwe yombi, aho hagaragajwe uko uburenganzira bwa muntu bwubahirijwe muri uriya mwaka. Ubwo COVID-19 yibasiraga isi n'u Rwanda muri rusange, hari bimwe mu bikorwa bitabashe gukomeza ndetse kandi imibereho y'ubuzima irahinduka mu buryo bugaragara, aho hari aho byari kubangamira uburenganzira bwa muntu. Muri ibihe nibwo leta yafashe iya mbere itangira kwita ku baturage nko kugaburira abari bari mu rugo batabashaga kubona amafunguro, kwita ku barwayi ba COVID-19 n'izindi ndwara, ndetse no gukora ibikorwa bitandukanye birengera abaturage. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu Mukasine Marie Claire akaba yavuze ko icyerekezo cyateje ibibazo byinshi cyane abaturage, ariko leta yabaye ku isonga mu kubashakira ibisubizo. Yagize ati ingamba zo kurwanya COVID-19 cyane cyane byagaragaye ko habayeho gufunga ibikorwa by'ubucuruzi byatumye ubushomeri bwiyongera. Komisiyo yasanze umubare
w'abagenda basubira mu kazi waragiye wiyongera uko ingamba zigenda zoroshywa ndetse isanga harashyizweho gahunda yo kuzahura ubukungu. Komisiyo yasanze ati bamwe mu baturage baragiye rero babura imirimo batakaza ubushobozi bwo kubona ibibatunga, cyane cyane abari batunzwe no gukora imirimo ati bahemberwa umunsi ku munsi. Ati guverinoma yafashe ingamba batanga ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze. Iyi raporo kandi yagaragaje uburyo uburenganzira bwagiye bwubahirizwa mu nzego zitandukanye kandi ko naho bwahungabanyijwe